urugamba rwo kubohora igihugu rwari inzira itoroshye ndetse irimo amananiza akomeye, ariko Perezida Paul Kagame wari ku ruhembe rw'urugamba yarahagobotse yemera guta amashuri aho yigaga muri United States Army Command and General Staff College muri Fort Leavenworth, Kansas, kugira ngo aze gukomeza umurongo n'intego bya RPF inkotanyi bari baratangije wo gucyura impunzi zari zimaze imyaka irenga 30 mu buhungiro. Uyu munsi reka muri igikorwa Paul Kagame yakoze kigatangaza benshi mu gihe cy'urugamba hari muri Werurwe mu 1991. Icyo gihe yahuye n'uwari umuhuza mu biganiro by'amahoro Mobutu Sese Seko, bahurira muri Tsere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Perezida Mobutu wari inshuti ya Habyarimana bikomeye. Mobutu yakoze kimwe n'icyo nakwita kugura amaraso y'abantu, aho yabwiye Major Paul Kagame ko yamuha amafaranga yose ashaka ariko intambara igahagarara. Muri make yaratanze ruswa ikomeye ngo intego ya RPF inkotanyi ihagarare. Major Paul Kagame acyumva ibyo yahise ahagarara mu kuri kwe. Iyo offre yari ikomeye yo guhabwa amafaranga yose yari akeneye, ndetse muri make yo guhabwa umurengero w'amafaranga Mobutu yari atanze yahise yamaganira kure. Nta na rimwe Paul Kagame yari kwemera ko ikiguzi cy'amafaranga cyahagarika intego yo gucyura impunzi bari bamaze imyaka myinshi cyanga bakagaruka mu rwababyaye. Nguko ko Insere muri Kongo Mobutu yatunguwe n'uko Major Paul Kagame yanze umurengero w'amafaranga yari atanze akemera gukomeza urugamba rwo kubohora igihugu rwasaga nk'urukomeye, ariko inkotanyi nazo zari bato batari gito. Nyuma gutegura igice gito ndi Shema Jean-Luc, iyi ni Daily Talk Show Rwanda.